nabo kwezi kwa Ramadhani ariko Imana yarabahamagaye turi kumwe inshuti zacu abavandimwe bacu abaturanyi bacu bifuje nabo kugira ngo basibe ukwezi kwa Ramadhani nk'uko natwe turi kubyifuza n'ejo bundi ariko ntituzi niba tuzagezayo ushobora kwirirwa uri muzima ejo ukajya ngo bitandukanye Imana ushobora kwirirwa wumvamo imbaraga zihambaye iminsi ibiri imbere cyangwa itatu ukaba utazi kuzayigezaho niyo mpamvu ivuga iti ukwezi kwa Ramadhani uzasanga ari muzima Abayisilamu uzagira amahirwe ukwezi kugasanga ari muzima aya mahirwe ntazayapfusha ubusa kuko ntazi ko umwaka utaha Ramadhani y'ejo bundi cyangwa ikurikira y'ejo bundi azaba ari kwicuza igihe cyo kwicuza nanjye dukumariye hari benshi batakaza ayo mahirwe ukwezi kwa Ramadhani kwagera wallahi nta gifu arwaye agatangira akirwaza igifu nta ndwara n'imwe imubuza gusiba agatangira gushakisha indwara zitabaho hari n'abandi babikora kwibona gusa no gusuzugura Imana Abayisilamu banyacyubahiro nyamahirwe yo kuyapfusha ubusa hari n'abandi batatinya Imana ntibagire nayo ntibanagiye wagire n'isoni kwezi kwa Ramadhani bakamutsoka Allahu Akbar abo ngabo Imana nizi byabo kandi twe nta kintu usibye kubasabira kugira ngo Imana ibagarure ntabwo twabavuma ahubwo ni ukubabazwa n'abavandimwe bacu tukabasabira ku Mana kubera ko baba bari mu bihano baba bapfuye bari muri yo hali baba bari mu bihano bikomeye umunsi w'imperuka Imana izabibarinda iyo ni Qur'ani itegeka gusiba hanyuma imigenzo y'intumwa y'Imana n'amategeko y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam naika tubiti buniya al-Islamu ala khamsin ubwisilamu bwubatse ku nkingi eshanu turazizi shahada twese turayizi kwemera ko nta yindi Mana ugiye gusenga usibye Imana imwe rukumbi kwemera ko Muhammad ari intumwa y'Imana ukemera gusara ugatanga amaturo ugasiba ukwezi kwa Ramadhani ukajya Imana izo ni inkingi eshanu Isilamu yubakiyeho intumwa y'Imana yaravuze ngo uzazitunganya abatunganya idini uzashaka gusenya izo nkingi azaba ashatse gusenya idini kandi ntabwo yabishobora muri hadithi ya Talha aratubwira ati jaa rajul ila rasuli sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala umugabo yaje agana intumwa y'Imana arayibaza ati ya Rasulullah ewe intumwa y'Imana akhbirni amma faradallahu alayya min as-siyam mubwira mu mategeko Imana yanegetse gusiba ibisibo by'itegeko Imana yanegetse gusiba nibiye faqala intumwa y'Imana ramusubiza shahr Ramadan ibisibo by'itegeko Imana yamutegetse gusiba kimwe gusa ni ukwezi kwa Ramadan qala umugabo abaza intumwa y'Imana ati hal alayya ghayra ese nta kindi gisibo cy'itegeko Imana yaranegetse intumwa musubiza ntacyo ila an tatawwa keretse biriya bisibo bindi gisuna ufunga kwa mbere no kwa kane ufunga berdwa ufunga Rajabu ufunga sita tushakukereka ziriya suna zindi izo urazikora kubera ko wazitegetswe n'intumwa ariko icyo Imana yagutegetse ni kimwe ni ukwezi kwa Ramadhani hanyuma Qur'ani imaze gutegeka intumwa y'Imana nayo irategeka